Yes, twongeye gushimira abo wakoze subscribe kuri Nick P Family. Wowe wakoze subscribe ukaba warakanze kuri karakazogera ni iby'agaciro gakomeye cyane. Ni inkunga ikomeye cyane ubutanga ku muryango mugari. Ni inkunga ikomeye cyane uba utanga nyine ku muryango wacu kugira ngo ugende waguka. So rero turagushimiye. Duhere ku muntu uwo ari we wese waba ufunguye iyi video aho waba uherereye hose ku isi, turagusuhuje. Sibyo abantu bari ku isi hari umuntu ushobora gufungura iyi video yibereye hakurya muri Congo. Hari umuntu ushobora gufungura iyi video yibereye muri Amerika. Hari umuntu ushobora gufungura iyi video yibereye mu Burayi, mu bihugu by'i Burayi. Mu mpande enye z'isi hose birashoboka ko yayireba akayikurikirana. So rero turabakiriye mwese, nikaze mu biganiro bya mbere. Mwe mwatubwiye ko amajwi atameze neza, so rero tugerageza kureba bitameze neza tukagenda tubikosora. Uyu munsi turamye neza ko noneho turi kumvikana neza cyane. So rero Christophe turakwakiriye nanone, abantu bamaze kukumenyera. Ni ikaze nanone kuri Nick P Family. Murakoze cyane. Ndabishimiye. So rero nk'ibisanzwe tuganira ku bijyanye n'ibibera muri cya gihugu cyacu nyine hariya kuri gakondo yacu. Niyo mpamvu uyu munsi nanone twongeye kugira ngo tuganirize, turebere hamwe, unatubwira uburyo uri kubona uburyo ubu ngubu byifashe. Cyane cyane turibanda ku mirongo y'urugamba. Sinzi niba hari icyo watubwira se kuba cyangwa se ubu ngubu bihagaze bite, ku makuru ufite bihagaze bite? Murakoze cyane. Mbere na mbere ndabashimiye ku butumire bwanyu kugira ngo twongere tuvuge ku ntambara ziri kubera hano mu karere k'iwacu. Ubushize twumvishe twaraserebuye cyangwa se twishimira ifatwa rya Uvira. Mu minota mikeya tuza kubona habayeho impinduka yo kuvuga ngo nibasohoke muri Uvira. Dukurikiranye dusanga ari igitutu cy'amahanga. Ibyo byaratubabaje. Gusohoka kwabo, kwinjira kwabo byaradushimishije, ariko gusohoka kwabo byaratubabaje bitewe nuko ukuntu intambara zagiye zitangira uduce twose bagiye bafata, bagiye bakirwa n'abaturage, hakaba icyo kibazo cyo kuba basubira inyuma. Uwagiraga intuza ibyishimo cyangwa se ikintu navuga cyo kwishimira bari abagabo baje, bari abashya, hanyuma bakavamo. Iyo hinjiragamo FDLR cyangwa se hakagarukamo Wazalendo, hakagarukamo FRDC, abo bantu bagirirwaga nabi. Twarabibonye hose, nka za Gicanga bavuyemo, abasigayemo bagirirwa nabi, iyo za Burungu, ndetse noneho bamaze no hari aho bigeze banafata ahantu bita Warikare. Yego, Warikare hari centre y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Aba barahafashe rero barongera haba igitutu cy'amahanga cyo kuvuga ngo nibasubire inyuma. Ariko bahageze bakiriwe neza, barabishimira. Ababishimiye bahageze mu by'ukuri bamaze kuvamo ntabwo bagize umutekano, bagiriwe nabi. bivuze ko Warikare nayo M23 yarayifashe iraharekura kubera igitutu cy'amahanga. Okay. Impungenge ziba zihari rero ni nk'izo zose zo kuba bakirwa n'abaturage aho bageze
nyuma habona iki gitutu nk'icyo ngicyo ababashyizeho igitutu ntibarinde umutekano w'abaturage kandi M23 yo ijyayo igiye kurenganura umuturage. Aho ngaho rero urumva yuko sinzi impamvu baba batabireba cyangwa se ngo babyubahirize ubahirize n'uriya muturage kuko umuturage ni amahitamo ye, afite kujya aho ashaka, afite kuvuga ibyo ashaka, niba koko hari demokarasi akaba hariho kwishyira kwizana, umuturage wari wese afite amahitamo ye. Bivuze ngo mbese iyo umuturage amaze iyo ahasigaye za ngabo zikahava, M23 ikahava, hakagaruka FDLR cyangwa se Wazalendo cyangwa FARDC. Abaturage baragaragaje bya byishimo barabizira, kubizira gusa se babaho baricwa ya urumva. Ubu tuvuge yuko amahanga kunze ibintu kuruta abantu, ni wubahirize demokarasi. Nawe Uvira mbo abenshi twaravuze ati se kuko M23 bibyemeye kuvamo, mbo ntabwo bari abagabo babyemeye, ntabwo nabatera umujugujugu kuko ni abanyabwenge, bazi impamvu bemeye kuvamo na n'ubu bavuyemo. Ariko hakurikiye ikindi gikorwa cyo kuvuga ngo M23 ntimudusige, abaturage yego ntimudusige kuko nimugenda turashira, n'ubundi mwaje tutari turiho neza. Abaturage bavugiye hese? Bavugira Uvira, imyigaragambyo yarabaye, batambutse ntuzi ibyapa byanditse bavuga ati turashaka M23. Okay, bakimara kumva ko M23 igiye kuvamo, yes, abaturage barigaragambije. Aribyo byo navuze ngo ni amahitamo y'abaturage. So igitutu cy'amahanga ni byiza nibwishyiraho icyo gitutu niba ariyo nzira babona yakemura ibibazo. Ahubwo se uriya muturage we arasigara ari uwandi, baretse umuturage akitorera uwo ashaka, baretse umuturage agakurikira uwo ashaka. So aho ngaho rero M23 yasabye ibintu ndumva ari bitatu. Yavuze ati twebwe turasohoka n'ibyo, ariko ibyagiye biba ubushize bigakorerwa abaturage ntabwo dushaka bizongera kuba muri uyu mujyi wa Uvira. basaba ko hagomba kuzamo ko badashaka ko FDLR Wazalendo Umurundi n'Umuzarendo kugaruka muri uwo mujyi, ahubwo kubwo kwizera abaturage babo no kwemera abaturage babo nibashyiremo ingabo zidafite aho zibogamiye. M23 yasabye ko bashyiramo ingabo zidafite aho zibogamiye. Urumva? Noneho ubwo ntihaze habeho iyo ntuza ako guhagarika kwa ntuza kwa Gahenge hatarimo leta kuko bazi ko n'undi leta nigaruka iraza kutwica abaturage. Yes, igomba kubica yabona bamara. Bari abantu babaye inyamaswa, ubu bari kubaga abantu, bari kurya abantu za Katanga bari kumanika ibyapa ati nyabuneka ni mu dutabare turashize. Ni ibintu biri kubera biri gutambuka ku isi yose. Ubwo rero no kuvuga ngo abantu nibahaguruke tuvuge, turevandike demokarasi. Umuturage uri hariya agira niba ari amahitamo ye, akaba hari umurongo yahisemo, ni uburenganzira bwe. Niba bemera kubana na M23, ubu ni ukuvuga nuko M23 bifite akamaro izabamarira cyangwa hari icyo yababonyemo cy'akamaro. Niyo mpamvu rero amahanga yareka umuturage akitorera, akigirira amahitamo ye yihariye. Ariko n'ubundi umuyobozi ashirwaho n'abaturage, rero n'abaturage bafite uburenganzira bwo kwanga umuyobozi. Yes. Ubwo rero sinzi nyine abaturage bafite kwanga umuyobozi, bafite no kwishyiriraho umuyobozi. None nko muri ziriya ntambara noneho ziri hariya ziri kubera hariya,
ziri kugenda zizahura abantu cyangwa se zirokora abantu bari kwicwa n'abazarendo, bakicwa na FDLR, bakicwa n'umurundi. Hakaba hari irindi shyaka rigiye ribatabara, nibarebe abo bataroke bashaka. Kuko ne M23 nayo abaturage bavuze ati ntabwo dushaka M23, ndumva abaturage batahatiriza. Ntabwo bahatiriza, ahubwo kubera iki bari guhatiriza ku bana nabo badashaka. Ni ikibazo. Urumva bo bari kuvuga ati aba bantu turabanye nabo, tuzi ukuntu tubanye, turabizi ibikorwa byabo, turabizi n'agahene umuturage bayifitiye, bakaza bakakajyana. Yes. Iki ni ikibazo cyabaye urebye intambara ya Kanyarwanda muri 1965. Iyo ntambara yari yibasiye ubwoko bumwe n'ubundi muri Kongo. Habagaho kujya kubata muri Lac Vert, ayo n'amateka azwi. Lac Vert hariya ku Mugunga. Twari dufite abadepite b'abatutsi babigoma bitwa Bahabarugira, batabaje amahanga ati abatutsi barashize. Ntabwo babumvishije. Amahanga ntabwo yabumvishije. Urumva? Byabaye ngombwa, hari pasiteri wita Mbyirukira. Niwe watabaje amahanga aravuga ati abakristo banjye bashize. Batabaza ngo abatutsi bashize, ntabwo bigeze babyumva. Ariko avuze ngo abakristo banjye bashize, kuko ari pasiteri w'abadive, baravuze ati ibintu byakomeye. Burya abakristo bashize. Union n'intuza n'Ubufaransa burabona barahaguruka barabyamagana. Urumva? Iryo tabwa ryo mpuza muri Lac Vert rero rirahagaze. Iyo nzira rero yakoreshejwe ndumva kugira ngo ubwo bwicanyi buhagarare. Byanyuze mu nzira y'idini n'amadini. Idini niryo ryatumye ubwo bwicanyi buhagarara. Urumva? Ariko abandi batangaga amakuru uruhande bavuga ngo abantu bari kwicwa kandi nabo babinabibona binagaragara, bakanga kubyumva. Se kuva icyo gihe 65 uzamuke ugere muri 94 iwacu, 94 2004 intambara bikaba bigeze ubu ngubu batari bumva koze yacu, amahanga atari yumva koze yacu. Twazikoze iki, twakoreye iki se? None iyo ubonye mbere M23 yavugaga ko bataragaragaza ko babazi, babitaga umutwe nyine ukora umutwe w'iterabwoba bari kunavuga. Bisi bataremerwa nyine nk'abantu bafite uburenganzira bwabo bari kurwanira. Ubu ngubu se iyo babasubije inyuma kuriya, ngira ngo ahari ntibaba bamenye ko abantu bahari. Gisegeti ni kuri agomba kubifata. Niko nyine ari president afite ubwo budahangarwa bwo kuvuga ngo ni president. Nawe dufashe igihe yari ari muri M23, ari umukada wa M23. Nawe nawe ari ibyo, nawe yagendera muri ibyo ntuza, muri iryo zina ry'iterabwoba. Urumva? Kuvuga rero kubita ngo n'abaterabwoba kandi bo bitagaragara nk'abantu b'iterabwoba. Dukurikije ukuntu yageze ku butegetsi 2019 akabatumizaho intuza ikinshasa. Ese ko yabatumije ari umutwe w'iterabwoba. Nukubanga nuko atabashaka kandi akabona ko bafite ingufu nyine, bafite ahantu. Yes, ariko wumve na nyina Gisegeti we yatangaje yuko ubwoko bwemewe muri Kongo ari butatu. Leswahilifone, Rwandophone bo nibo bari kusonga bagomba kwicwa bwa mbere, mbese bakava muri Kongo kuko bo ntago bazwi. Ubu ni kuvuga ngo abaswahili n'abanyarwanda
ni ukubakoresha muri izi ntambara, mbese bari kubakoresha nk'intuza nk'abantu mbese batanafite mu nyungu zabo, ariko ari ukuvuga ngo M23 iratsinzwe. Uwitwa umuswahili wese uvuga igiswahili wese yakwirukanwa muri Kongo. Yes. Njye nzi ko rero bavuga igiswahili bo baba bemewe. Wapi? Nabo ntaga bemewe nk'intuza mbese nk'agakingirizo. Kubera zira ntambara ziri ko haba. Ariko nabo muri systeme muri ntuza muri nani mu ntekerezo cyangwa se mu ntekerezo z'intuza z'abagomba kuva muri Kongo nyine. Mu ntekerezo za bariya abantu z'abariya bakriminere, bariya abantu z'abanyagitugu nka Bwisegeti. Ashira kuri bo mbese baraho mbese nk'abantu bicajwe ku gatebe, igihe cyari cyo cyose bazababonera umwanya babirukana. N'abantu batareba kure, batanareba, kandi ni ibintu bitambuka kuri za social media bakanabitangaza. None se ko numvise ko M23 yavuze ko ivuye mu mujyi nyine. Bamwe bavuga ko ari igitutu, abandi bakavuga ko bayisabye. Kira ni igitutu cy'amahanga. Urumva hari abavuga ngo barabasabye mbese kumva bari kubyoroshya cyane. Kira ni igitutu cy'amahanga. Kumva bari kubyoroshya cyane, ariko yes, bavuga ko ari igitutu nyine. Kira ni igitutu cy'amahanga. Urumva? Ariko umenye ko no muri Goma habayeho igitutu. Igihugu ngubu se cyangwa iya mbere yifatwa rya mbere. Habayeho igitutu. Sibavuyemo se. Yego. N'ubu rero habayeho igitutu cy'amahanga. Urumva? Ariko abandi bo baravuga ati ntabwo twabifata nk'igitutu. Niba ariyo nzira y'amahoro, kuko twebwe dushaka amahoro, dushaka no kuganira, mwibikora mwibizana nk'igitutu, reka dusohoke neza. Noneho ku bushake bwacu n'ubwa leta ya Kinshasa tubikurikiranire Idoha babisuzume babirebe, ariko akondisiyo ke aba bantu batazagaruka muri uyu mugi, aba Barundi n'aba FDLR n'abazarendo, akondisiyo ko batazagaruka muri uyu mugi. Ngo nukuvuga ngo hagize umuzarendo winjiramo, hagize umu FDLR winjiramo, M23 yakwinjiramo ntawagomba kwivana. Aho hantu rero nanjye ngahita nibaza akantu sinibaza. Nose M23 izamenya gute ko umuzarendo yinjiye? Anese azinjira rumwe. Bivuze ko rero n'ubundi M23 ntago ari kuri. Niba bavuga ngo bari ku birometero 5 na Uvira. Ntago bari ku 5. N'ubundi bahurimo. Yes. Mu gihe bagitegereje zirangabo rero zitagira aho zibogamiye, bagomba kuba bari aho ngaho kugira ngo barebe abaturage babo. Nubango mbere yuko bawuvamo, muri izo ngabo ntago bazibonye. Izigomba kuba zihasigaye. Ntazo. Umujyi ubereyeho. Yes. Nose abaturage, urumva abaturage batabayeho nabi. Guteze. Niba abantuza umujyi bawusigiye aho ngaho, ntago ingabo za leta ntazirimo. Na M23 ntayirimo. Ubu harimo mbese babandi za nzego zibanze cyangwa se n'izisumbuye muri ubwo buryo. None se ko M23 yavuyemo none bikaba ikibazo. Cyabaye ikibazo rero. Ko yavuye muri yavuze ko ivuyemo, n'ubundi muri Kongo bagakomeza bakavuga ati byakomeje kuba ikibazo bitewe nuko na Gisegeti n'abakomeje kohereza za drone n'indege zo kurasa zo kwica. Ariko bavuze ko M23 ngo ntabwo ngo barabeshya, ngo ntago bawuvuyemo, ngo baratubeshya ngo ntago bavuye mu mujyi, ngo bibera ngo nagakino bari gukina. Kuba M23 yaranzira bati kubera kisi iri gukina. M23 yaranzira bati ntawe uri gukina nayo. Ati tuvuyemo. Nuko baba babidusabye tuvuyemo. Natwe icyo dusabye ni iki ngiki. Ababivuga niba abandi batemera impunza, batemera revolution, batemera impinduka ya M23, babivuga uko bashaka, kuko bari abagabo bakeneye impinduka muri kiriya gihugu. Kuko umuturage hariya niwe majyambere y'igihugu. Nubona kino gihugu gisa neza,
ntuzavuge ngo amajyambere ni iyi mihanda, amajyambere ni izi ndege ziri gucana hejuru, amajyambere ni bino bibuga by'indege. Jamais. Amajyambere n'uyu muturage ukirimo uri muri iki gihugu. Ariyo mpamvu rero umunani M23 itatakaza umuturage wayo cyane, kuko umuturage niyo majyambere y'igihugu. Kandi nanibo bari kurwanira, urumva. Abo rero bavuga bati nagakino bari kubivuga bari mu mugise, bari muri Uvira, cyangwa bari kubivuga bari inama, cyangwa bari hirya no hino. Urumva umuntu uwo ari wese nyine utifuriza iterambere cyangwa se utifuza ko bigenda mu buryo nk'ubwo M23 yifuza, hari abantu nyine bari contraire nyine urabizi nyine. Yes, abo bantu rero abari muri centre, abari kuri tele barabyemeza uko bavuyemo. None ngende mvuge ngo barimo kandi ntahare uhara bivuga ngo bavuyemo. Ahubwo ni barambika agapira hasi, bareke kuvuga ibidakwiriye cyangwa se bidashoboka. Barebe ibishoboka ari byo tugenderaho. Bareke ibintu by'intuza by'iterabwoba, ibyo nabyita nk'iterabwoba cyangwa se guharabika no gusuzuguza kameme, kumva ngo baranditse bashyizeho n'umukono hamwe ngo nagakino. Hari abantu bari bibazaga ko M23 nifata Goma nayo bazashyiraho icyo gitutu igihe cya Goma, igihe ifatwa mu kwezi kwa kabiri harya. Ese ko kitabaye none bakaba bibaza ko bati se kuki Amerika yabaretse, se ntago yari ibizi, yaranabibonaga. Kuki nta gitutu? Ziriya ntambara ziri mu buryarya. None se ko batavuga ko umucancuro uri hariya, umucancuro amanuka yagiye he? Ko nta gitutu bashyizeho kira gihe, ntabwo bavuga ku mucancuro. Ariko urusaku rwose M23. Niba M23 iri kurwanira ukuri kwayo cyangwa uburenganzira bwayo, abaza baje kwivutsa uburenganzira bwayo ko batabivugaho, cyangwa ngo babavugeho. Ubu turashimishijwe nuko umurundi ari iwabo. Tuzahahirana, tuzagenderana, ariko bitavuze ngo baje kutwicira ku butaka bwacu. Abo se boko batabavuga, ahubwo bakavuga ku bantu bari kuzana impinduka. Ujye kureba nk'abari abantu bahagaze bati turashaka M23, ariko nigeze numva n'abandi numvejeje ngo ni abantu bari bateguye ngo bigaragambye ibintu nk'ibi. wajya gutegura abantu, ugategura abantu buzuye, abenshi baranahunze deje. Oya no kuvigoma abantu barabibonye, ahantu M23 igenda igera hose abaturage baraza barabose se bahungutse, batwereka bagaragaye bahunguka. Abenshi icyo gihe batangiye kwigaragambya, abenshi bari gutahuka, urumva. Urumva iyo bari nabwo ubuzima bwari bumeze nabi. Kandi kugira ngo batahuke nuko bari bazi yuko abo basanze ari abantu atari inyamaswa. Harega M23 ifite ubumuntu cyane, uwayigeraho wese yayikiriraho, ntivangura, ntireba uyu muntu n'umuki, amoko yose ayibona muri M23, yibona muri twirwaneho. Urabyumva neza? Ntabwo rero bajya gutegura ngo nimugende ngo mutuvugire ibi. Oya, abaturage none se ari ibyo ngibyo byo kuvuga ngo bategura abantu. Ntabwo bari gutegura nk'abanga, ntabwo bari gutegura bari abantu bose. Bari abantu bose niko babanyuzeho, baravuga ati mugende mutuvugire. Oya, uwabivuga wese nawe yaba hari ibyo ari gushaka kwirengagiza. Ngiye mpagaze kuri bene wacu bari kubona ibi bintu bagaceceka. Nkanababara cyane nko kubona urubyiruko rw'inamahanga yose, hari benshi bakoze igisirikare muri ibi bihugu. Ndashaje ko nta musore n'umwe wamanuka ngo agiye gufasha bene wabo. Apake ko cyakugatoza mugenda koze igisirikare. Nagikoreye mu Buraya, nagikoreye Amerika. Kimumariye ikiza niba kitagiye gutabara mwene wabo. Urabyumva? Ahubwo se umuntu nk'uwo wumva azanatahara
ari muri wa mubare wifuza gutaha. tekereza nk'umusirikare nk'uwo wakoze igisirikare uzatahana nanjye w'umusaza. nanjye ko ntakigiyemo nabonye Ukraine iterwa abasore bose baratabara kujya gutabara igihugu cyabo rwose. Muri ibi bihugu byose dufite abasore benshi bakoze igisirikare. Nta wigeze avuga ati nanze agasuzuguro ka Gisegeti reka ntabare. Wapi ahubwo twibereye mu nkoko turarya inkoko ibyo urubyiruko rwose baragira ngo rura kiriya gihugu kizatabarwa n'umeze ute. si bo bazagituramo iriya misozi si yabo wa mugani w'amakanika cyane rwose. Kubw'ibyo rero mu by'ukuri hari amajwi yagiye aboneka kera, n'urukundo rwabonekaga kera. Niba mu nkambi igihe bumvaga ngo Nkunda yafashwe uzarebe ukuntu bashakuje bashyize hamwe. Ariko ubu ngubu ntawe uri kuvuga, aracecetse. Sinzi nabo rero none se nabo abo bacecetse nabo tuvuge ko Gisegeti yabanyuze harababwira ngo ntibaceceke. Abavuga baharabika M23 baguzwe nande? Wari kuvuga ku bantu abasore urubyiruko rwagize amahirwe yo kugera muri ibi bihugu, muri Amerika, mu bihugu by'i Burayi, bakaba baragize n'amahirwe kuba bajya mu gisirikare. Hariho n'abakirimo bagihemberwa bagikorera mu bihugu byo hanze. Ariko nyine wari uvuze ko ni ikihe kintu gituma utiyumvamo kuba wajya gufasha bene wanyu? Yes. Bareke kwisuzuguza. Agasuzuguro kare hariya ababyeyi bacu bajye birirwa batabaza ati turapfuye bafite ababarwanirira. Arega mu muco wacu bajya bavuga ngo izi byaye bimasa zicugura amarago. Babyumva. Nukuvuga ngo aba bose birirwa bikirigita mu gatuza bavuga ngo bakoze igisirikare. Niba kenyera badukuriraho karagasuzuguro. Niba banahembwa niri iwabo bazahembwa igihugu. None se niba bahembwa badafite igihugu ubwo bavuga ngo uwo mushahara bamariye iki? Bareke kurya inkoko niriye nabo bazazorora bazirya. Bagende barwanira igihugu baducire karagasuzuguro, karagacyaho, karakanyaro ka Gisegeti bagakureho. Amaherezo y'intambara rero mu ruhande rwawe ubona ari ayahe? Amaherezo y'intambara rero ibiganiro birakomeje Doha. Ibiganiro by'amahoro ubona bizakunda? Yes. Cyangwa ubona iyi ntambara izarangirwa, iki kibazo kizarangizwa no ku intambara? Buriya amashyaka ibihugu bigira urusaku n'amashyaka agira urusaku. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo urusaku ruruta ibyo byose ni umutontomo w'imbunda. Urabyumva? Binjira muri Uvira binjiye kubera umutontomo w'imbunda, bahafashe kubera umutontomo w'imbunda, uruhembe rw'umuheto. Kandi haba harabanje kuvuga ati ariko se mwari tukabigenza gutya, twabigenje gutya bakinangira bikarangira havuze imbunda. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ibi byo kwinangira kwabo nibyo biri gutuma intuza igihugu kijya mu kaga, amaraso y'abantu ameneka. Harabura iki kugira ngo bumvikane? Ikigoranye ni ikihe? Ubwo ni ukuvuga ngo hazaba urusaku rugira ibyo rugeraho, ariko nirutanerugeraho hazanakurikizaho urusaku rw'imbunda tu. Gusa ko icyo twasaba nicyo twakwifuza nuko biriya biganiro by'Idoha byagira icyo bimara. Ariko wowe uko ubibona nyine mu mboni yawe ubona ibyo biganiro by'Idoha hari icyo bizamara? Ku ruhande rwa Gisegeti ubona ku ruhande rwa Gisegeti ejo bundi ari kwita abasirikare be ngo ni clochard. Yavuze yuko ibiganiro biri Doha yizeye ko bizatanga inzira y'amahoro.
urabyumva ariko ubundi yari yaratangiye avuga ngo ntabwo abyemera ibiganiro by'idoha ahubwo ikibazo akavuga ati niba yemera ibyo biganiro by'idoha kuko ari kuzana za drone n'ibintu uzana na za sokoye byanga byakunda iriya ntambara izarangizwa n'imbundatu intambara ko atayishoboye ko yanze kugakomeza kwinangira ko buriya rero ndi gisegeti ngewe ndi gisegeti gisegeti yashowe mu ntambara ntabwo yayishoyemo nabayimushyizemo kuko atsinzwe kenshi kandi bamubwira ngo baramufasha akanga agatsindwa abayibwira ngo ejo bizakunda arega niba ibyaburiye mu isiza ntabwo bizabonekera mu isaka wari uvuze muri gisegeti gisegeti wakora iki nakundana n'abanzi banjye kuko bariya bancoye mu ntambara nibo banzi babi nibo banzi babi ba mbere ba gisegeti nibo bamushoye mu bidashoboka kandi babimushoramo babizi urumva rero ntabwo bagushora mu kintu rimwe kabiri gatatu kane ntacyo uri kugeraho ngo abo bantu uzavuge ngo hari ikindi kibategerejeho wapi niyo mpamvu yatangiye gutuka babandi yari azi ko bari ku rugamba arega gutsindwa nta kimwaro kiba mu gutsindwa ahubwo ikimwaro kiba mu kutemera gutsindwa wemere uzi yuko hari ikosa ugakomeza ugatsimbarara icyo nicyo kimwaro kwemera aho byaranze ashatse rero abo yita abanzi be yabigarurira kandi igihe cyose gisegeta ataremera ko Sud Kivu Nord Kivu bamubera abasirikare nta gihe azagira abasirikare mu gihugu bakomeye yaragiye afunga abasirikare bashoboye kurwana abicaza ku ntebe azana abo ngabo ba Clochard urumva kujya ku butegetsi utarigeze ujya muri formation ya gisirikare nabyo je ne pense plus ni ikibazo urebye gisegeti umubajije bavuga ngo est-ce qu'il a pris l'éthique et la morale ni hehe imico myiza yayifatiye he yayigiye ariko umutima we uramubwira ati abantu bararenze bari abana bazi kurwana aharyama aravuga ati niyo mpamvu yakwicara akavuga ati ndemeye atsibye no kubinyuza mu nzira ngo ndemeye hari izindi nzira yanyuzamo kandi bakamubera abasirikare beza ukuri ko yarakubonye ko bashoboye yarabibonye ko murusha imbaraga na kera kose rwose bari abahungu bacu barashoboye cyane kabisa haba harehare barahanyura haba hagufi barahanyura dusoreze ku kintu cyo kuba perezida wa Kongo Gisegeti hari abavuga ko ari kugurisha igihugu ahubwo yakigurishije kera ese wavuga ngo kiriho ubu kirashize huya iyo ureba nk'umucancuro ahembwa ibihumbi 10 by'idolari umusirikare we ntacyo ari guhembwa yarangiza agahindukira akabatuka ntibashyushye ntibanakonje ndahamya neza ko umusirikare wahembwe ntaza ntabwo yatambukana ihene y'abandi cyangwa ngo atambukane inkoko wapi urumva iyo urwo rwo rugero rwa mbere rwo kugurisha igihugu ni nayo mpamvu igihe cyose utazita ku musirikare kandi umusirikare agomba kuba umurinzi w'umuturage binavuga ko ukareba umunyamahanga ko ari uhereza ibyo bifaranga byose gusa wowe utakigurishije ni hehe turagushimiye so mwabyumvise rero ko Christophe ibintu byinshi cyane nyine abavuga n'ubundi ni ibijyanye n'ibibera hari hakurya buri gihe ko tubona akanya tumwegere atuganirize atubwire ukuntu ari kumva ibi bintu naho biri kwerekeza so rero nta kindi kintu twagusaba wowe udukurikiye nuko wakanda subscribe hanyuma tukatubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Christophe turagushimiye ubwo
ubutaha nimwongera kutwemera ko tuganira turahamya neza ko tuzababona. Murakoze cyane gusa ndishimye kuri uyu mwanya mwaduhaye kugira ngo tugire icyo tubivugaho. Ubutaha ndahari, igihe muzankenera hose ndahari. Murakoze cyane rero, turabashimiye.